you notice a monkey, a whale, a condor, a hummingbird. Ni agace kashyizwe mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO, aho ibi byakozwe mu mwaka w'1994. Ibyo byatewe n'uko ari hamwe mu hantu nyaburanga kandi hihariye ku isi, bihita bigahesha kuba hamwe mu hantu hakira mukerarugendo benshi baba baturutse hirya no hino, aho berekeza mu gihugu cya Peru bagiye mu butayu bwa Nazca burimo imirongo n'ibishushanyo by'amayobera. Ibinyamakuru bitandukanye ku isi nka Life Science, National Geographic, ibingibi bisanzwe bizwiho gukora inkuru zigaruka ku bintu karemano birimo nk'inyamaswa, ibisigaratongo, amashyamba n'ibindi byinshi bitandukanye umuntu adashobora kurangiza. Bino binyamakuru rero byanagiye bikora intonde z'ahantu h'amayobera ku isi, birimo n'ahantu siyansi yananiwe gusobanura mu buryo bwa nyuma. Ibyo bikaba byaratewe n'uko abahanga batandukanye batagiye bahuza ku mpamvu ndetse n'uburyo bene aho hantu hagiye habaho. Hamwe mu haje muri ibyo bice rero ni mu gihugu cya Peru, ahari ubutayu bwitwa Nazca. Ahangaha buherereye hari imirongo ndetse n'ibishushanyo n'uyu munsi bikomeje kugorana gusobanuka, cyane cyane ku bijyanye n'inkomoko yabyo. Hanyuma muri aka kanya tugarutse kuri bino bishushanyo dusanga muri buno butayu, ibijyanye n'uko byabayeho, uko bimeze mu rwego rw'imishushanyirize, bimaze imyaka irenga 2000, ariko kandi kugeza n'ubu abashakashatsi batandukanye ntabwo barahuriza ku busobanuro bwabyo. Peru, where they were described as trail markers in the desert. Muri kino kiganiro cyacu natwe ntabwo tuje gutanga ibisubizo ku bijyanye n'ibyo bibazo abantu benshi bagiye bibaza, ahubwo tugiye kureba ninde wo kwizerwa mu bagize icyo bavuga kuri no mirongo, kandi ababashije kugira icyo bavuga kuri ibyo bavuze iki, nibihe bimenyetso bifatika buri umwe yagiye agaragaza ku mpamvu yagiye atanga, ku mpamvu ino mirongo ndetse na bino bishushanyo byose biraha, kubera iki kandi iri mu gihugu cya Peru mu butayu bwa Nazca. Ikaza uri hose muri kino kiganiro cyacu, aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Mu majyepfo y'igihugu cya Peru uhasanga ubutayu bwitwa Nazca. Uri ku mucanga w'ubu butayu, ahangaha hari imirongo y'ibishushanyo bishushanyije bitajya bipfa gusibangana. Imyaka ibaye myinshi ishusho yabyo idahinduka, ndetse n'abagerageje kubyangiza ntabwo byigeze byangirikana mba. Kugira ngo urebe neza ino mirongo rero ni ibintu bigusaba kuba uri ahantu hatayegereye neza, aho abayisura bagirwa inama yo kwirebera mu ndege, izi ngizi zisanzwe zijyamo abantu bakeya nyine b'abakerarugendo. Ibyo ngibyo ariko nanone ntabwo bikura yuko abantu batabasha kwishyura indege. Bashyiriweho umunara muremure washyizwe ku muhanda munini witwa Pan American, aho uyu nguyu uhuza kano gace kari muri buno butayu bwa Nazca ndetse n'umurwa mukuru wa Peru. Ariko kandi nyamara iyo uri kuri uno munara nanone ntabwo ubura bino bishushanyo byose nk'umuntu ushobora kubirebera muri buno butayu. Bino bishushanyo bishushanyije hano harimo ibifite design cyangwa se nanone uburyo udashobora gupfa gusobanukirwa. Hari ibigaragara kandi mu bisimba, hari ibifite ishusho y'umuserebanya, hari ibigaragara bifite ibiganza, ndetse n'ibigaragara bishushanyijwe mu biti, n'ibindi bintu byinshi cyane bishushanyije mu buryo umuntu adashobora gupfa kwiyumvisha. Uretse ibijyanye n'ino mirongo igera kuri 358, turasangamo ibindi bishushanyo birenga 1300 birimo imirongo igororotse cyane, ibishushanyo by'ibinyempande bisa nk'ibikoreshwa mu mibare, ndetse n'ibindi ubona bishushanyije mu buryo bw'inyamaswa cyangwa se ibimera. Inkomoko y'ino mirongo ndetse na bino bishushanyo muri buno butayu bwa Nazca yakomeje kuba amayobera. Really study the lines and their symbolism from the ground. The lines became world famous. Bivugwa yuko ubundi ino mirongo y'amayobera ijya kumenyekana bwa mbere byari mu mwaka w'1553, aho yagaragajwe n'umugabo w'umunyaperu witwaga Pedro Cieza de Leon. Aho uno mugabo yabyanditse mu gitabo cye. Pedro Cieza yagerageje gusobanura ino mirongo, avuga yuko ari ibimenyetso byakoreshwaga mu nzira n'abantu ba kera mu gihe babaga bari mu rugendo, maze ibyo ngo bakabikora kubera kudashaka kuyobera hano muri buno butayu nyine. Kubera iki hano hantu niba koko harafashaga abantu kumenya inzira, nyamara uhegereye atabasha kubona ino mirongo, ahubwo bikaba bisaba yuko umuntu abasha kuyibona ayitegeye kandi ari kure.
nyine nko mu ndege abantu batangiye kumenya iby'ino mirongo imaze igihe kirekire ibayeho kandi ikaba yarabonwaga ndetse n'ubu ikayibonwa neza n'umuntu uri kure yayo. Ibyo ngibyo rero nibyo byateye abantu kwibaza impamvu yabyo, kuko ubundi abantu bakabaye baramenye ibyayo kuva kera, niba kuko ari ibintu byari bibereyeho kuyobora abantu aho banyuraga nyine muri buno butayu. Uyu Pedro Siezo wavuze iby'iyo mirongo mu kinyejana cya 14 byasabye ibindi binyejana byinshi ngo hagire undi muntu uvuga ku byayo, ndetse benshi birumvikana ntabwo bari barabashije kuyibona kuko byasabaga yuko umuntu ayibona yitaruye ari ahantu nko mu ndege. Mu kinyejana cya 20 umuntu wa mbere wavuze yuko yayibonye imbere y'abandi bose uretse Pedro ni umunyaperu wari umusirikare. Uyu nguyu akaba yari umupilote yitwaga Ibyo. Uyu nguyu akaba yaravuze yuko yayibonye ubwo yatemberaga ariko kandi ari hejuru mu gace k'umusozi wegereye buno butayu ino mirongo ndetse na bino bishushanyo byose bibasha kugaragaramo. The team then checks if they're actually among the Nazca lines. Yatangaje yuko yabonye ino mirongo y'amayobera mu butayu bwa Nazca, ndetse anavuga yuko abantu bakwiriye kuyigaho bakamenya impamvu ino mirongo yose ishushanyije muri ubu butayu. Uyu mugabo yatangaje ibi ngibi ari mu nama yari yabereye mu murwa mukuru wa Peru mu mwaka w'1939. Nyuma y'umwaka Ibyo yavuze ibyo, umunyamerika w'umunyamateka witwa Paul Kosoko wigishaga muri kaminuza yitwa Long Island University yabaye umuntu wa mbere umenyekanye wabashije kwegera ino mirongo ndetse anabasha kwibaza ku byayo. Icyo gihe byari mu mwaka w'1940. Yavuze yuko ino mirongo ishushanyije ndetse na bino bishushanyo byose bifite byinshi cyane bishaka kwerekana ko atari imirongo gusa, ko hari nk'ari ibishushanyo bimeze nk'imiserebanya, ari ibintu bishushanyije nk'inyoni ndetse n'ibindi bintu atashobora kumenya. Kosoko kino gihe akimara kumenya ibya bino bishushanyo yahise anagira amatsiko menshi yo kumenya uburyo byageze hano hantu. Uyu munyamerika rero kino gihe akimara kumenya iby'ino mirongo byose yahise yitabaza nawe umugabo witwa Richard Skedo, aho uyu Richard nawe ari umuhanga cyane mu kwiga ku mateka y'ibisigaratongo. Bahise batumizaho wari umuhanga cyane mu birebana n'imibare witwaga Muri Rich. Uyu nguyu nawe akaba yaratuye mu mujyi wa Lima. Uyu akaba nawe ari umugore wafashe ubuzima bwe bwose yiga ku bijyanye n'ibishushanyo biri hano ndetse n'imirongo yabyo. Imyaka 40 y'ubuzima bwe yayimaze yibaza ku bijyanye n'ino mirongo, arimo no gushaka igisubizo cya nyuma kandi kirambye cyaba cyasobanura neza impamvu ino mirongo yaba iri aha. Uyu mugore witwa Maria we yaje no guhabwa akabyiniriro k'umugore w'imirongo. Nyuma y'uko abantu bose bahuye rero bahurije ku gitekerezo cyavugaga yuko ino mirongo ndetse n'ibyo bishushanyo byaba byarashyizweho n'abantu ba kera kugira ngo bajye bamenya ibyerekeranye n'ikirere. Abangaba bavuze yuko bishoboka cyane ko yaba yarashyizwe hano mu rwego rwo kugira ngo bamenye aho izuba rirasira. Ibyo ngibyo bikaba byari kubafasha kumenya igihe isi iri kure cyane y'izuba n'icyagiye amanywa bashobora kuba matoya maze ijoro rikaba ryaba rirerire. One interesting thing, it was pointing directly at the setting sun. Abashakashatsi rero batekereje yuko ino mirongo ishobora kuba yarashyizwe hano kubera iyo mpamvu, cyane ko bavuze yuko abantu ba kera batekerezaga yuko hari umurongo usanzwe uhuza isi n'ikirere. Bavuze bino nanone dore ko bamwe mu bantu ba kera harimo abari abahanga cyane mu rwego rukomeye ku bijyanye cyane no kumenya igihe, ku buryo n'uyu munsi hari ibyo abakino gihe babigiraho bivuye ku byo basize. Nubwo bari bamaze kuvuga bino, nyamara hari ibindi byasigaye biteye amatsiko. Urugero, byagaragaye yuko kumenya uburyo ino mirongo yakozwemo ari byo byoroshye kurenza kumenya impamvu yabyo, kandi nanone ubwabyo kumenya uko yakozwe ku buryo nyine ibonwa gusa n'abari kure nabyo bihinduka ikimeze nk'urujijo, cyane ko muri iyo myaka nta ndege cyangwa se ikindi kintu cyari gihari cyari gutuma abantu bayishushanya bashaka kubireba abireba ari hejuru gusa. Ibyo birumvikana ntabwo bigeze bahagarara, ahubwo bakomeje ubushakashatsi bwabo. Baje kubona yuko mu buryo butunguranye abaturage bari batuye muri kano gace ka Nazca baba barakoresheje ibikoresho byoroheje mu gushushanya ino mirongo, dore ko byatewe n'uko babashije kubona bimwe mu bikoresho bikozwe mu biti, bakaba bimwe muri ibyo barabisanze munsi y'imwe mu mirongo iri muri ako gace. Bikaba aribyo byatumye bemeza yuko kumenya uko ino mirongo yakozwe byoroshye cyane kurenza kumenya impamvu yakozwe. Iby'ino mirongo byakomeje kuvugwaho n'abandi bahanga mu birebana n'ibiri mu isi, aho witwa Johann Reinhard mu mwaka w'1985 uno mugabo yavuze yuko ino mirongo ndetse n'ibindi bishushanyo byose biri aha ngo ari ibigaragaza uburyo abaturage bari batuye hano muri kano gace baramyaga imisozi ndetse n'ibindi birimo amasoko y'amazi, cyane cyane yuko hano amazi atahageraga mu buryo buhagije. Birds stand for fertility and monkeys living in the Amazon symbolize an abundance of water. Yakomeje avuga yuko abaturage babiramyaga kubera uburyo byari bimwe mu byatumaga bagira umusaruro w'ubuhinzi mwinshi, ndetse ibyo basengaga bikaba byari imboneka rimwe, dore ko nyine kano gace gaherereye mu butayu. Yavuze yuko ino mirongo yafashaga bamwe mu basengaga ibyo bigirwamana by'amazi n'imisozi kugira aho babisengeraga batayobye. Akabishimangira hanini ashingiye ku buryo bugaragaza bimwe mu byo abantu baturage bitaga izo mana zabo, birimo nk'amasura y'amatungo, ibimera
ndetse n'ibindi bintu bitangaje udashobora no gupfa kumenya. Hanyuma noneho hano anavuga ko kuba byari biri hano mu butayu bwari uburyo bwo gusengera ahantu hatuje cyane. Ibi bisubizo nyamara ntabwo byakuragaho ibindi bibazo birimo kwibaza niba kuko abaturage barabikoze kugira ngo babashe kubisenga, kubera iki umuntu abyegereye atabasha kubibona mu buryo bukwiriye nk'uko yabibona ari kure, ari mu ndege cyangwa se ari ahandi hantu. Ni ibisanzwe rero yuko ibintu bisa nk'ibyabaye amayobera ku bashakashatsi bakomeye mu isi, ibi nyine bihita bishyirwa ku bivejuru cyangwa se ibindi biremwa bitari abantu. Uyu mugabo yitwa Erich von Däniken, ni umusuwisi wari ufite ibitekerezo bitandukanye cyane n'ibya bagenzi be bose aba nyine bagiye bavuga ku bijyanye n'ino mirongo. Uyu mugabo yavuze yuko ino mirongo ndetse na bino bishushanyo byose bigaragara muri Nazca byabayeho kubera izindi mbaraga. Uyu mugabo yararahiye avuga yuko ahagaze ku gitekerezo cy'100% kivuga yuko ino mirongo ndetse na bino bishushanyo byashyizwe ahangaha muri Nazca byakozwe n'ibivejuru, aho bino byakozwe ubwo byasuraga kano gace. Mu gitabo cye cyitwa Chariots of the Gods cyagiye hanze mu mwaka w'1968, von Däniken yasobanuye ko ino mirongo yakoreshwaga n'ibivejuru mu gihe byabaga birimo kugenda, mbese bikaba byari bimeze nka kwa kundi indege zigwa ku kibuga cyazo kandi bikozwe mu buryo bw'imibare. Yakomeje avuga yuko ino mirongo ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ibintu bisura isi biturutse mu yindi mibumbe. Muri kino gitabo cye yanavuze ku bindi bice bitangaje ku isi birimo nka za piramide zo mu Misiri. Ibyo bikaba ngo ari bimwe mu byatumye isi igera ku iterambere yagize mu bihe byashize, birimo n'ibintu bitangaje kandi byihariye kandi by'ubwiza buhebuje abantu badashobora gupfa kwikorera. Erich von akimara gusohora kino gitabo, abahanga benshi muri siyansi bamwamaganiye kure, ndetse benshi banavuga yuko kino gitabo kidakwiriye gusohoka kuko kirimo ibintu byinshi bidafite aho bihuriye n'ukuri. Mu bamwamaganye harimo na wa mugore witwa Maria Reich wavuze yuko ino mirongo yakozwe n'abantu ndetse ikanakoreshwa n'ibikoresho byoroheje, ko rero ngo bitagakwiriye kugezwa kuri urwo rwego. Abandi bavuze yuko kino gitabo nta bwenge bwinshi burimo, ko ahubwo ari ibintu byo gukabiriza amakuru menshi, ko rero icyo gitabo kitakabaye gisohoka. Ni mu gihe nyamara iki ngiki ari kimwe mu bitabo bivuga ku mayobera y'ibiri ku isi byanakunzwe cyane, aho ijanisha ku bagisomye ryerekana yuko 92% bakunze kino gitabo. Von wari umaze kwemeza neza yuko ino mirongo ndetse na bino bishushanyo byakozwe n'ibivejuru. Abantu benshi batangiye kumurwanya, barimo n'umunyamerika witwa John Nico, aho nawe yanavuze yuko yabashije gushushanya nk'imwe muri iyo mirongo akoresheje bimwe mu bikoresho yatekerezaga yuko bishobora kuba byarakoreshejwe n'abaturage bo muri Nazca. Gusa nyuma y'igihe ibyo yashushanyije byaje gushira ndetse birabura, nk'uko ibindi bintu byinshi bishushanyije ahantu nka hano bishobora gushira kandi mu buryo bworoshye. Icyo gitekerezo cye rero cyahise cyerekana yuko nubwo hatekerezwa cyane yuko bino bishushanyo byarashushanyijwe n'abantu kandi bakabishushanyisha ibintu byoroheje, atari gutyo bimeze, dore ko imyaka irenga 2000 bimaze hano bitari byangirika cyangwa se ngo bibe byashira. Ubushakashatsi bwakomeje gukorwa hibazwa impamvu Nazca lines cyangwa se ino mirongo igaragara ahangaha muri Nazca yaba igihari. Ejo bundi mu mwaka w'2023 abadepite bo mu gihugu cya Mexico beretswe bimwe mu bisigazwa bya aliens cyangwa se nanone ibivejuru, aho bino byavuzwe yuko byakuwe hafi ya hari ino mirongo ya Nazca. Ibyo bisigazwa by'izi aliens bigaragaza ibiremwa bifite imibiri n'igihagararo gito cyane ndetse binafite intoki 3 kuri buri kuboko n'umutwe munini ariko kandi muremure. Ibyo abangaba babyise aliens. Mexico's National Autonomous University niyo yakoze buno bushakashatsi kuri bino byiswe aliens ikoresheje uburyo bwitwa carbon dating process, aho ino kaminuza ari nayo yaje kwemeza yuko zino aliens zifite imyaka irenga 1000. Abangaba mu kugerageza guhuza amakuru, ibyo ngibyo byaraje maze bishingira ibitekerezo bya Erich von Däniken wari warahawe urw'amenyo ubwo yasohoraga igitabo gihe usobanura iriya mirongo ndetse n'ibishushanyo biboneka mu butayu bwa Nazca mu mwaka w'1968. Ikindi kandi nubwo yemejwe imibare y'imirongo ndetse n'ibishushanyo biri muri buno butayu, nyamara byagaragaye yuko nayo ubwayo itazwi neza, kuko ejo bundi muri 2020 hari ibishushanyo bishya byabonywe muri kano gace, aho bino birimo bigaragaza injangwe nini cyane ifite uburebure bwa metero 37. Ibyo bikaba ari bikomeza kwerekana yuko nubwo kano gace ka Nazca lines gaherereye mu gihugu cya Peru nyine muri buno butayu, nubwo abantu benshi bazi yuko bazi ibyako, ibijyanye no kukamenya aho byuzuye ndetse no gusobanukirwa neza ibyako 100% ari ibintu bikigoranye. Ikindi wamenya dusoza muri rusange, ino mirongo ndetse n'ibishushanyo mu mwaka w'2007 mu kwezi kwa kabiri, uduce twinshi two muri Peru twagize ibibazo byatewe n'itemwa ry'ibiti ryabaye cyane mu bice bya Nazca, maze ibyo ngibyo biteza isuri, ubutaka bwaragiye burangirika, maze haba inkangu n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyuma yaho haje kuba impungenge zikomeye, maze uwitwa Mario Akije wingu yakayimuguke mu birebana n'ibisigaratongo
we n'ikipe yari ayoboye bakora urugendo rwo kujya kureba muri bwa butayu kugira ngo barebe niba Nazca lines cyangwa se bya bishushanyo hari ikintu byaba byarangiritseho. Abangaba nyamara mu buryo butangaje basanze bino bishushanyo bikiri bizima, gusa ariko byari byarashyizweho n'abantu barimo kwerekana yuko nabo bashobora kubishushanya, basanga byarahavuye. Nanone ariko hari ibyagiye bisa n'ibyangiza ino mirongo birimo ibikorwa by'abantu nk'isiganwa ry'amamodoka ryitiriwe Dakar. Aka gace uyu munsi dusangamo Nazca lines kashyizwe mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO, aho ibi byakozwe mu mwaka w'1994. Ibyo bikaba bigahisha kuba bamwe mu hantu hakira abakerarugendo benshi baba baturutse hirya no hino ku isi, aho berekeza mu gihugu cya Peru kuza gusura ubutayu bwa Nazca birimo imirongo n'ibishushanyo bitabuze kugumana amayobera, nubwo nyamara abahanga ntako batagerageje ngo byose babashe kubisobanura. Ibijyanye na Nazca lines birumvikana, abahanga ndetse n'abashakashatsi bazakomeza gukora iyo bwabaga ndetse no kugerageza mu rwego rwose rushoboka gushaka igisobanuro ndetse n'impamvu yabyo. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ku duce tw'ahantu hihariye kandi h'amayobera ndetse hanatangaje cyane hirya no hino ku isi, aho dusoza kino kiganiro ngushimira cyane kubw'uyu mwanya wose wafashe warangiza ukabana natwe ibisanzwe, ukaba ari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye. La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahanje kukubwira si ukuhamamaza ahubwo ni ukuharanga. Ngwino tuguhe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose. PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi ikanarwanya imidite, iyi ngiyi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera.